muri kumwe na orchestre Impala harimwo bugi muratema Chers amis, nous allons pouvoir vous présenter notre nouvelle formation, l'orchestre Impala de Kigali. Et aussi longtemps qu'on va vous la présenter, vous en serez... Tariki ya 10 z'ukwezi kwa Werurwe mu mwaka wa 2012 nibwo nafashe urugendo nerekeza mu Gatsata mu mujyi wa Kigali ahatuye umugabo Sebigeri Paul uzwi ku izina rya Mimi La Rose. Uyu mugabo numwe muri bakizigenza bashinze orchestre Impala mu mwaka wa 1974. Yatuganiriye byinshi byerekeranye n'iyo orchestre Impala, amavuna amavuko yayo, uko yabayeho, byinshi bagiye bakora mu bikorwa byabo, akahise kayo, ndetse atubwira n'ibyo bateganya gukora mu myaka iri imbere. Ni ikiganiro mwategure kandi mugezweho na Olivier Muhirwa. Nitwa Olivier Muhirwa, ndi umunyamakuru nkorera ku gihe.com, ariko nkorera na Radio Izuba na Radio RPA y'u Burundi. Nifuje kuganira namwe rero ku bijyanye na orchestre Impala nk'umuntu nk'umwe bacuranze mu Impala, kugira ngo noneho mbe nagira inkuru nkoraho n'abandi babasha kumenya ibyo orchestre Impala. Nanjye nitwa Sebigeri Paul, surnom yanjye banyita Mimi La Rose. Nkaba nari umusoliste muri orchestre Impala, nkaba narakompozaga n'indirimbo kenshi kubera ko tuba dufite aba chanteur nazirikira aba chanteur bakazirimba ngacuranga guitar solo. Abantu benshi bumvisha orchestre Impala bayibazaho byinshi. Ese orchestre Impala ni iki, yavutse ryari, yashinzwe nande kugira ngo ibeho? Orchestre Impala nkuko abanyamakuru benshi bakunda kubimbaza, kugira ngo mbere yo gutangira orchestre Impala twaje guhura na Sebanani muri 74 gutyo, noneho tuzaza musanga arimo gucuranga guitar. Hari indirimbo yarimo kuririmba kuri muri guitar yitwa yewe dawe yewe iriweho ubu mvuye hirya kariya kwishuri batubajije amazina y'ababyeyi vuga yawa ya mama ndayayoberwa. Musanze arimo gucuranga ndamubwira ngo Sebanani zana nanjye curange ku gitari yawe. Arantiza abonye ukuntu ndi gucuranga aravuga ngo uzanyigishe gitari. Ndambya ngo nta kibazo nzakwigisha kubera ko nanjye ubwo nanjye ngize amahirwe ko nanjye ntuituturanye. Icyo gihe twahuriye mu Biryogo. Ubwo aho ducumbitse inzu ubungubu hari yanzu ya etage urabona mu Biryogo ku musigiti. Iyo uvuye ku musigiti ugasa n'ugana mu Biryogo gutya mu muhanda hari etage hari iri bumoso gutya. Iyo aho mwahuriye hari mu kabari hari oya namusanze iwe yarari we mu rugo nani bwo gutambuka mbona yicaye mu rugo arimo gucuranga. None tumuziranye icyo gihe? Ntabwo twari tuziranye, usibye ko nawe nagenda mu aborda ndamubaza noneho musabye ko gucuranga kuri iyo gitari arantiza ntije noneho tuza kumenyana nanjye mwigisha gucuranga gitari
kubera ko yarazi gucuranga ariko ntabwo yarazi gucuranga cyane mu rwego rwo hejuru. Noneho nyuma yaho ndamubwira ngo hari n'abandi bantu dushobora kuba twafatanya tugakora nka orchestre tukagerageza ko tuhagera. Mwahisemo bitangirira aho ngaho niyo mwahisemo? Oya, ntabwo ako kanya icyo gitekerezo narakimubwiye aravuga ngo sava niba bahari uzabazane. Ubwo Sebanani mwarahuye agutiza kuri gitari uracuranga? Ndacuranga abona biramushimishije arambwira ngo nzamwigishe, ndavuga ngo tuzafatanya. Icyo gihe wacuranga indirimbo ni mu byo? Icyo gihe nta ndirimbo dufite indirimbo ariko tuko ntibagirwa, ariko agomba kuba ari Philomene yari tarabajya mu enregistrement ku maradiyo, yari muri za Brouillon. Philomene Philos mwana nkunda ngwino tubane, niyo ngiyo. Bwiza Philomena. Hanyuma ubwo muhe na Sebanani noneho kugira ngo muzashinge orchestre se byaje kugenda gute? Waracuranze ubwo uragenda cyangwa mwarakomeje mukajya twarakomeje tujya duhura, nkajya musura natwe tugahura, noneho finalement duhitamo kubana nawe mu nzu. Hashize nk'ibyumweru bibiri twaje kubana nawe mu nzu. Wowe na Sebanani? Twembi na Sebanani. Icyo gihe wakoraga iki? Sebanani yakoraga iki? Icyo gihe nakoraga mu garage ya Oldist, kitwa Oldist y'importaga amavewe n'amakombi hano mu Rwanda. Sebanani icyo gihe ndikumva yari kuri Celtar, yakoraga kuri Celtar. Hanyuma ubwo kubana mu nzu se byaturutse ku byaturutse kuri ya gitari? Kubana mu nzu byaturutse kuri ya gitari, kugira ngo tujye twiga hamwe tubana nawe, kandi byari ni ibintu bisanzwe. Urabona abantu babiri bakora kugira ngo babane mu nzu bajye bishura inzu bombi ari abaselibateri, urumva byari byoroshye kurusha kugira ngo tubane dutandukanye. Icyo gihe rero muri 74 nibwo mwahuye, ariko mwari mutarashinga orchestre Impara? Twari tutarashinga orchestre Impara, ariko twari tumo kugira ngo turebe ukuntu twakora groupe. Iyo groupe noneho tuza kuyikora, ndamubwira ngo reka ngiye kureba Soso, njya gushaka Soso Mado. Icyo gihe yari umunyeshuri kuri Togicukiro. Ndamutora araza. Soso mwe mutuye muziranye? Twari dusanzwe tuziranye, kubera ko twabanye Gatanga na Bakari nabo twari dusanzwe tuziranye. Bakari wanjye na Rubangi, ariko n'abantu bavindimwe. Hari Kari wanjye niwe mukuru, hagakurikiraho Rubangi, hagakurikiraho Soso niwe mutoya muri bo. Kubera ko nari mbazi, noneho ndababwira ngo nibaze tutangira noneho gukora repetition hamwe nabo. Noneho mwatangiye gukora repetition mugamije iki? Tugamije gukora orchestre gusa, ingi tureba niba hari cyo bizatanga, tukakora groupe. Ni biramutse bitagize icyo bitanze tukareka gucuranga. Icyo gihe mwari mutarahizina? Ariko dutangiye gukora iyo groupe twayise ngo Vox Pop. Noneho sinzi ukuntu twakoze concert soirée imwe, ndi kwibuka ko twayikoze muri ahantu hitwa Devinière mu Biryogo. Bien sûr ntabwo twabonye abantu benshi, ariko hari abantu bumvise imiziki yacu ari myiza. Noneho nyuma yaho tuzakora concours, baje gukora concours, tukoze concours tuba abambere. Kuva icyo gihe tumaje kuba abambere niho twatangiye kumenyekana. Noneho indirimbo zacu zitangira kunyura kuri radio. Zitangiye kunyura kuri radio, baravuga ngo wana byakabaye byiza izi mwebwe kubona muri abambere, mwabaye abambere, ibyiza muhindura izina, nimuyite orchestre ngo Vox Pop, abantu bakumva ibyo ari byo. Murebe ikintu mwakwita cyaba mu Rwanda, ikintu kinyarwanda, izina nyarwanda. No duhitamo orchestre Impara. Muhitamo orchestre Impara, iryo tuzi kuki mwahisemo izina Impara subwo? Ndikumva twahisemo Impara kugira ngo twarateganyaga ko dushobora kugira aba danseurs.
Bon, noneho abadanseuse kubo tukazabita imparage. Noneho tukavuga ngo ari impara n'imparage byaba ari ibintu bihuye bikajyana kubera ko n'inyamaswa mu Rwanda muri parike habamo impara hakaba n'imparage. Noneho urukumva ko turamutse dushatse abakobo bakabyina nabo bakabyina tukajya dukora concert tukavuga concert y'impara n'imparage byaba byiza gurushaho bituma noneho dufata izina ry'impara. Iryo zina ninde waritanze muri mwe? Twakoze groupe ariko muri groupe mu gukora ama recherche nibuka ni Rubangi ni warivuze. Jemetre Rubangi ni warivuze. Hanyuma ubwo mwatangiye muri babiri we na Sebanani. Muhamagaza abo bandi. Buri wese yarashinzwe iki mu mpara icyo gihe? Muri Vox Pop. Muri Vox Pop icyo gihe buri wese nka Soso yarazi gucuranga kanaririmba. Rubangi yarazi kuririmba no gucuranga trompette. Kari wangenje yarazi gucuranga no kuririmba. Nanjye nanizi gucuranga no kuririmba. Sebanani nawe yarazi gucuranga no kuririmba. Tubilando we yarazi kuvuza ingoma gusa. Akanaririmba rimwe na rimwe. Ubwo mwari bangahe? Icyo gihe twari turi batandatu ndikubuka ni batandatu. Ubwo rero impara iravutse, orchestre impara iravutse bayeho mwaje kumenyekana mute? Gitoje kumenyekana cyane yari muri 75 tumaze gukora ya concours. Nyuma y'umwaka umwe none tumaze gukora ya concours muri 75 tutangira kumenyekana. Twarabanaga mu nzu. N'abasoso nabo bari ku ruhande n'abakariba nabo twabanaga nabo mu nzu imwe. Bo noneho tumaze kuba ba mbere none dushaka inzu nini cyane orchestre itangira kuyikodesha mu Biryogo. Mwese mubona amafaranga? Tumaze kuba ba mbere twamaze kubona twayitangiye kubona amafaranga tutangira gukora noneho amaswari. Nimba ubyibuka icyo gihe ni bande mwari muri kumwe muri ayo marushanwa? Mu marushanwa numva twari tukumwe urabona muri ya Makanyaga numva bari bafite orchestre yawe yitwaga Les Copains. Les Copains hamwe n'abamararungu hamwe n'izindi numva la philosophie rimwe na rimwe tigeze nabo gukora nabo concours ariko tuvamo turabambere. Hanyuma mukodesheje inzu. Tumaje kodesha inzu noneho tutangira none gukora amaswari. Ikintu cyaturuhije no kugira ngo tubone instrument. Kubona instrument twagendaga dukodesha instrument z'abandi. Noneho tugajya gukora soirée tukavanamo amafaranga ya instrument tukishura nyine instrument tukishura n'amafaranga ya publicité na transport amafaranga asigaye akaba yacu tukayagabana gutyo. Icyo gihe wanga amafaranga asigaye muri wenda ugereranyije nk'icyo gihe amafaranga mwabonaga bagangana gute? Ngereranyije icyo gihe ndi kwibuka kwinjira byabaga kwinjira muri soirée byabaga ari 200 ku muntu muri soirée na 300 ku bantu umuntu accompagné muri soirée ni kwibuka ari amafaranga twacaga. Hanyuma mwatangiye gukora amaswari? Twatangiye gukora muri haraho twakoze muri Cafe Impara iswari ndavuga amaswari tongera dukora ku Cafe Impara. Iryo zina ryo ryaturutse iyi Cafe Impara yari isanzwe hari Serena yitwaga Cafe Impara. Yitwaga Cafe Impara nayo ariko iryo zina ntago bari kopiye mwebwe cyangwa ntago? Oya yari isanzwe nuko gusa twebwe urabona ukuntu twakoze recherche nabigusobanuye ko bavuze ko ari impara tuvuga impara n'imparage biba byiza bituma none duhitamo impara. Mutangira muri Cafe Impara rero mutangira? Twatangiye gucuranga muri Cafe Impara tukozemo soirée abantu baza benshi cyane tubona amafaranga menshi ku buryo iyo nkoze moyenne y'amasoirée twagendaga tugabana amafaranga ku cyumweru twahembwaga buri cyumweru twahembwaga nka 25,000 par personne muri icyo gihe. Mwari abakire rero muri icyo gihe? turabakire ariko turafite ubuzima bukiri moyenne kwa. Mwaje kumenyekana noneho cyane ryari? Nyuma yaho twaje kumenyekana cyane muri 76 na 7 niho twatangiye kumenyekana cyane tutangira gusohoka noneho. Hanyuma indirimbo zanyu mwahimbaga mwakurikizaga iki
ni bande bazihimbaga byagendaga gute? indirimbo twahimbaga twakurikizaga ça dépend, hari umucuranzi tuvuge yagendaga akikundira nk'umuntu n'urugero nka Nanze cyangwa akumva nka histoire iyi niyi, cyangwa hari ukuntu bakoze nka ndi kwibuka bakoze irushanwa ry'ubuhinzi, noneho duhimba indirimbo yitwa ubutaka niko butagira amenyo bwagusetse bugatemba bubonye witatana isuka n'agatebo ngo agiye kububaza amafunguro ra kandi ndabibagiye ni ya kera. Icyo ahantu nibuka ngo waba ubaye nka ya ndondogozi y'ikirondwe isigara ku ruhu inka yarariwe kera. mukamurahimbye indirimbo mugende ku by'umwuga. Bon, bien sûr, oya twagiye muri concours turavuga ngo noneho duhimbe turebe amagambo y'ubutaka, kumva ni yari concours ya Minagri, noneho dushaka amagambo y'ubutaka bavuga ngo abantu kuno bagomba guhinga, noneho duhimba ayo magambo aza kugira succès, tuba ba mbere encore. Ibingibi byaduhaye morale nyinshi cyane. Hanyuma kugeza muri uwo mwaka wa 75, nyuma y'umwaka umwe mumaze indirimbo mwari mumaze gusohora ni nka zingahe? Cyangwa indirimbo ya mbere mwasohoye muri kumwe mwitwa Impara ni yihe nimba uyibuka? Twitwa Impara, indirimbo ya mbere nakubwiye nk'iyo y'ubutaka, niyo yatumye niyo nibuka, ariko hari série twakoze hamwe, hari nk'indirimbo za Philomene, za Speciaux, za Alia, za Alia, ariko wenda ntakura guca mu ijambo nk'ubu kugira ngo muhimbe nk'indirimbo Philomene byaturutse kugira ngo indirimbo ya Philomene, hari umuntu twigize gukundana bien sûr, bya bindi by'abasore aranyandikiye ari ku ishuri, nanjye mpita tutari tuziranye, rwari gukunda gusa ibingibi bisanzwe ukareba umuntu ukamukunda, noneho mpitamo kumuririmba. umuririmbo gute? Watubwiraho gake ku buryo iyo ndirimbo yitangiye Philomene. Philos mwana nkunda ngwino tubane, nzabigeza nte disiwe kugira ngo nibere hamwe nawe, sino kuntu mpora ngutekereza, je ne fais toujours que ça. Hanyuma byaje kugenda gute? Philomene yaje kugira ubuzima bwiza, bararongorwa ashakana n'umuntu nawe warize, bagira ubuzima bwiza, ariko nta urukundo rwinshi twagiranye nawe ngo kururukana. Ariko yari yakurashe niko twavuga. Yari yandashe nanjye ndamurasa bien sûr, urabona by'abasore nubwo byari bimeze. Izindi ndirimbo mwaririmbye uretse iyo Philomene? Hari indirimbo tugeze kuririmba yitwa Alia. Alia nawe ni umuntu yari umwarabu wabaga ikibungo, igihe twajyaga gucuranga ku cyase Makamba, ubwo twakunda kujyayo kubera ko twagiraga public cyane. Cyase Makamba ni ikibungo. Noneho umwarabu Kari yamubonye, Kari niwe yihimbye indirimbo, nawe barakundanye kubera ko twagiye niwabo baratwakira neza, tugarutse Kari wanjeje nawe ahimbye indirimbo ya Alia. Yari yamubonye yaramukunda, nawe yaramubonye aramukunda, urabyumva byabaye nkawe na Philomene. Byabaye nkanjye na Philomene bien sûr. Hanyuma se we yararirimbye gutya birarangira cyangwa? Yararirimbye gutya birarangira, nta kindi kintu yagendaga ngo akururukane nawe, nta mwanya dufite. Ariko mwari abasitari muri icyo gihe? Abasitari ku buryo kugira ngo ubone umwanya wo kugira ngo wiyokipe y'ibindi bibazo byaragoranaga cyane, igihe cyari gito cyane. Hanyuma mutangira kujya mu mahanga gute ryari? Twatangiye kujya mu mahanga, twatangiye kujya i Burundi nuva ari muri 77.
niho twatangiye kugenda niho twagiye Burundi nkuko nabikweretse mu mafoto wabonye ko twagize amasuccès ateye ubwoba twacuranze kuri aeroport ku buryo habaye na accident z'amamodoka barimo kubyigana bashaka kuza kutureba icyo gihe nicyo kintu cyane nagize hari ryari icyo gihe hari nko 77 gutyo cyangwa na 7 gutyo niko nibuka 77 hanyuma mu gihe Burundi Burundi byari byifashe gute muzo mwasohotse bwa mbere nagiye niki abarundi ndakubwira uzabaze n'umuntu umwe w'i Burundi tuvugiye ufite nk'imyaka 45 cyangwa 50 aza kubyira ukuntu twagize amasuccès ku buryo nta mwanya babonye kugira baratubwira ngo ducurange muri stade nabo turacuranga muri stade ntibanyurwa baravuga ngo no ntibishoboka mu ngire mucurange kuri Saint Esprit turagenda no kuri Saint Esprit turacuranga abantu aho turacurangaga icyo gihe mwari mukiri batandatu icyo gihe tumaje kuba barindwi ngira abandi bajemo Fidel Jakari yaramaje kuba arimo Jakari yenjemo gute nawe yaje ari mu trompetiste ko twari dukeneye abatrompetiste nawe yaje ari trompetiste ese ikintu ubona cyatumye nk'impara mubasha gukomera ntimunatandukane muri icyo gihe wabona ari nk'igiki ikintu cyatumye dukomera muri orchestre Impara buri umuntu wese wo mu Mpara yisantaga ko Impara ariye byari bimeze nk'aho ari koperative nuko umuntu yabivuga koperative iyo imaze gufata ikagira ikintu kigeraho gifatika tuvuge nk'amafaranga menshi nta umuntu wese muri iyo koperative yumva ko ari responsable akora uko ashoboye kose kugira ngo iyo koperative izamuke ni ukuvuga ko iyo twakoraga amarepetition ugasiba bagucaga amafaranga byari bimeze nk'akazi iyo wazaga tugahembwa wahembwaga amafaranga yose iyo wasibaga kuri repetition abandi bahembwaga nk'ibihumbi 20 ariko cyangwa 25 bagaguca amafaranga menshi kugira ngo babare ugahembwa 15 abandi bahembwe 25000 utubwiye ko mwagiye Burundi mugacuranga bakabakunda mukaza kugira abantu benshi cyane babashakaga nyuma yo gucuranga Burundi ahandi mwakurikijeho nihe mwaze kujya hanze tumaze kuva i Burundi twaje kujya mu Budage no twabaje kujya twagiyeyo bari badutumiye nabwo badutumira muri festival ariko tumaje kugera mu Budage abandagi babaye obligé gututumira ahantu henshi cyane hatandukanye kugira ngo kubera ko twacuranze neza bituma bagenda badutumaho nkuko tuvuye ngo ntayibagirwa ngo nka Strasbourg za Worms ahantu twari ducumbitse yari Mayence urukumva hari n'ahandi ntibuka amazina neza kubera ko ashize igihe kirekire mu Budage mu byabifashe bite mu Budage hari ikintu cyamaritse cyane mu buzima turi gucuranga tugiye kurangiza turangije mu ndirimbo ya nyuma abantu baranga bose bagenda barahaguruka abazungu batangira kuvuga ngo Tsugabe bishaka kuvuga ngo morso icyo kintu cyatumye tugira gusubiramo musubiremo nuko umuntu yabivuga hanyuma icyo gihe mwasubiyemo twabisubiyemo tubaha nk'indirimbo 3 turarangiza barishema cyane ese icyo gihe mwacurangaga izihe ndirimbo mwacuranga ikinyarwanda urabona mbere ko dushaka kujya mu Budage baduhaye amezi 3 baratubwira ngo nyuma y'amezi 3 mugomba kujya mu Budage rero murebe ukuntu mwakora variété musicale ntimucurangize za gitari gusa murebe niba hari ukuntu mwakwiga nani musique traditionnelle indirimbo za gakondo bicurangisho gakondo kwa noneho turagenda inama iraterana dukora inama muri orchestre tumaze gukora inama turavuga ngo ngewe wari umusoliste barambwira ngo nige inanga
Soso nawe baramubwira ngo yige ikembe, turaduhitamo ko yakwiga ikembe. Sebanani turamubwira ngo yige umuduri, kubera ko urabona umuduri aravuga ngo sava. Tutangira gukora ama repetition, tukora ama réglage, tureba réglage y'inanga tuyakoroda ku kembe, tuyakoroda no ku muduri. Ni ibintu twakoze recherche, numva ari ibintu nashimiye kuko ko twigeze gukora ikintu kimeze nka recherche mu buzima. Indi orchestre tigeze ikora, numvaga n'abandi abasore b'ubu ngubu bakora ku buryo bajya baririmba n'izo ndirimbo zabo ni byiza, ariko bakareba n'ukuntu bakora ama recherche y'ama musique traditionnelle, indi n'ibicurangisho gakondo byose harimo ama melody. Nk'urwo ruvange rw'ibyo bikoresho bya muzika ni nk'iyo ndirimbo mwabicuranzemo? Hari indirimbo twacuranzemo zigeze kuri 5, ariko iyo nibuka neza, ese mwana wa mama kuhambiriye ibintu tondere don 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 dindi don 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 don, wejeje ibijumbu sarura ibishyimbo tondere don 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 don, urutoki n'amasaka ibyo byose niwarora, ubu se kugiye nzasigaramo nande. Bien sûr, sinibuka neza ama melodie mumbabarire ko kubera ko murabyumva, ariko mubirasaba ko umuntu akora repetition, muze repetition byaba byiza, nkuko ndimo kushaka kuzabitegura kugira ngo zakore ama concert ariko ama concert angaya yo mu rwego rwo hejuru. Imana ibifashijemo n'abantu badukunda bakadufashamo, tukareba ukuntu twakodesha ama instrument ngaya bacurangisha muri mastad. Bon, tukareba n'abandi badufasha mu gucuranga, noneho tukakora repetition intensif, none bigatuma nibura abanyarwanda nabo bagira igitekerezo cy'ukuntu twacurangaga. Yuko n'ubu ngubu ndimo gutegura, ndi gushaka kuzategura nk'igitabo, ari amafoto nasigaranye nkayo nakweretse turi mu Budage, kugira ngo n'abanyarwanda bazajye babona ukuntu imara nk'imparage zakoze ibitaramo mu Burayi. Hanyuma ubwo mu Budage mwaracuranze biraryoha, mwiga uburyo muri buvangiza ibyo bikoresho bya muzika, muragenda muracuranga. Ese mwahari abadage bumvaga ikinyarwanda se? Oya, abanyarwanda ntibumva ikinyarwanda, ariko barebaga indirimbo bakareba na ama jeu de scène. Nk'indirimbo ibuka mwacuranze mukabona bahagurukiye icyarimwe n'igihe? Nk'iyo ngiyo par exemple, niyo nakubwiraga, iyo ngiyo barayishimye cyane. Yuko turacuranze n'imparage ziraza zirabyina, abantu barasakuza cyane, bavuga bakuru urusaku, abantu barishima. Icyo kintu nacyo cyaranshimishije mu buzima. Ubwo hari mu muhe mwaka? Sinibuka neza, ishobora ko ari muri 1989 cyangwa 80. Urabona ko hashize igihe kirekire. Nyuma y'iyo myaka none impara zakomeje gute? Nyuma yaho twaje kujya muri Canada. Twaje gukora kumva ko ndi mu kubirezima, ntabwo ndi kuvuga ibintu byose ukuntu byabaye. Twaje kujya muri Canada, ku buryo naho twakoze ama concert abantu bakishima cyane. Ndi kwibuka no mu Budage par exemple, hari kuri jewe ndavuga ku ruhande rwanjye, hari umuzungu wigeze kuza kunsura, arandeba arambwira ngo wowe nakubonye no gucuranga nagukunze cyane. Arambwira ngo nagusabaga ko nibura waduha iminota 30 ejo tukaganira. Bon, umuzungu yitwaga Thomas, araza afata umugore we
arambwira ngo umugore ntashobora kunywa inzoga, uwo munsi aratwara. Umunsi wa kabiri arambwira ngo niwe uratwara, umugore we nawe anywa inzoga. Ni ukuvuga ko aho ngaho kubera ikibazo cya polisi cyari gikomeye cyane, umunsi kubera ko bari bankunze ari umugabo n'umugore, bavuze ngo none ugomba gusangira na madamu wanjye, ejo usangire nanjye, kubera ko ninjye uzatwara, uwo munsi madamu atware, noneho twese tugende bakajya ibihe kugira ngo bashobore kuvugana nanjye. Kije mwavuganaga muri rurimi? Yarazi igifaransa, we yarazi igifaransa, kubera ko nanjye ndakizi igifaransa. Numva ibyo bintu, umuntu yarafite bureau d'études, yari mu ingénieur, yarafite bureau d'études, arambwira ngo azaze kumusura, nawe arambwira ngo azaza kumusura mu Rwanda, ariko urabona ibintu by'amadresse biza gutakara, bituma tutakomerekana nawe neza. muri kumwe na orchestre Impala harimwo Bugi muratema. Iso ninde? Azitunga gira sotunga, tunga gira soje, Kenya mahina gira so mahina. aina jambu gira so jambu, abagabo gira so bagabo. Umbwiye ko mwagiye hanze mu Budage, mujya muri Canada. Muri Canada ho mwagiye mugiye kugira gute? Muri Canada twagiye muri festival d'été de Québec. Niyo ni festival twagiyemo ya été de Québec. Uko byari byifashe bite? Naho twagize naho amasuccès, abantu barishimye cyane, twamaze ibyumweru bibiri tubona kugaruka, twanyuze i Paris, twanyuze i Paris, tugenda ngo muri Quebec, tugaruka tujya i Paris, tugenda nkubona bikweretse amashusho nakwerekaga, hari ahantu twacumbitse i Paris hitwaga aéroport Charles de Gaulle, niyo twari ducumbitse i Paris. Naho i Paris twamaze nk'icyumweru, ariko ntabwo tugize twacurangira i Paris. Mwese mwari mukira abasore mbego? Turi abasore, ariko bamwe ndikumva icyo gihe nari ndi mariye icyo gihe na Sebanani. Mugarutse mu Rwanda byari byifashe bite none? Mu Rwanda mwazaga mumeze mute? Mu Rwanda nk'uko yagiye gucuranga ku Gikongoro, noneho ahantu twacurangiye habaye hatoya ku buryo public yaje ari nyinshi cyane, noneho bajya mu biti. Hari umuntu wagiye mu giti, niba yaragezeyo muziki, yumva muziki ari myiza, yibagiye ko ari mu giti, ahoboka hejuru yikubita hasi arapfa. Apfuye, noneho baratubwira ko hari umuntu upfuye avuye mu giti yikubita hasi. Turavuga ngo no, reka duhagarike gucuranga. Abantu baravuga ngo no ntibishoboka, niba umuntu yapfuye bamujyane bajye kumuhamba birangire, mwebwe mukomeze muziki, nta cyabuze imara gucuranga. Umugani witufata bose, noneho mu Rwanda hose batagira kuvuga ngo nta cyabuze imara gucuranga, ntaho nga byatangiriye. Hanyuma nko mu zindi ndirimbo mwagiye mucuranga, hari izo mwagiye nk'indirimbo wenda nk'umuntu yumvishe indirimbo Karimi Kashyari? Tega amatwi ngiri icyo nkwibariza, wowe Karimi Kashyari, mbese kuki utagihuga? Karimi Kashyari ni indirimbo ya Sebanani yahimbye, byaturutse ku bibazo, simbizi niba ari Karimi Kashyari ni indirimbo ya Sebanani, ariko iyo ndirimbo yarayihimbye hari habaye ikibazo muri orchestre. Sebanani na Soso yasohoye kasete ya mbere, kasete ntiyatubwira, arayisohora. Icyo gihe amakasete yabonaga amafaranga menshi cyane, ku buryo kasete imwe muri icyo gihe, kanibuke neza, kasete imwe ishobora kuba yabonaga nka miliyoni nka 3 miliyoni gutyo. Yuko kasete imwe, amakasete 5 twakoze, yaguze bisi imeze nka Coaster icyo gihe Yimara. Noneho Sebanani tugora inama, Sebanani turakora, turavuga ngo no, buri muntu wese noneho nasore kasete.
bon Sebanani itasora kasete nawe iyo ndi bashyira muri iyo ndirimbo Akarimi Kashari. Bon ngewe nshaze kujya mu musore kasete numva nta mwanya mbifitiye ndavuga ngo none ko maze gusohora kasete none tukomeza turacuranga ngo byari bisanzwe. Akarimi Kashari ni ya Sebanani sinzi impamvu yayicurangiye yayicuranze. hanyuma hari nk'izindi ndirimbo mwagiye mucuranga nazo nk'indirimbo mwagiye mucuranga kubera ko ari ikintu cyabaye cyangwa kubera impamvu ni nk'izihe muzo mwacuranga? Muzo twacuranze nka ya indi niba utaravuzwe si ibicuma bagucaga, niba utaravuzwe byari byagenze bite? Icyo gihe bari bafashe kombi yacu twavanye i Burundi mu ikombi imaze kugera mu Rwanda barayitwara. Abandi bayitwara ni MRND ni guverinoma y'u Rwanda ko muri yabivuga ya MRND yari impara bayigira ya MRND. Bon noneho turarakara ducuranga iyo ndirimbo ya Butamo na Ngenda. Umucuranga mute? Niba utaravuzwe si ibicuma bagucaga, ahubwo nibanga wakugiriraga bizeye ko uzihana. Niba utaravuzwe si ibicuma bagucaga, ahubwo nibanga bakugiraga bizeye ko uzihana. Nta twavuze umuntu ariko hari umwavuga buriya hari ahantu twari tugamije kuvuga ariko umuntu akimenya. Hanyuma nyuma yo kuririmba ariko mu mushobora kuba mwarahuye n'ibibazo? Nyuma yaho twaje guhura n'ibibazo bashatse no kudufunga ku buryo ndi kwibuka ko tugeze gucuranga cyangwa haje kuba ikibazo bashaka kudufunga muri prison. Noneho iyo ndirimbo noneho turavuga ngo nimurebe niba hari umuntu twavuzemo. Nta muntu twavuzemo, twari indirimbo nkuko isanzwe. Murebe niba hari umuntu twavuzemo, barareba basanga nta muntu urimo, none indimbo babona kuyireka. Ariko urabona twajimije. Hanyuma imodoka mwarayisubijwe icyo gihe? Kada byahise birangira aho ngaho, ubuzima burakomeza twarayihombi. Nk'izindi ndirimbo mwagiye mucuranga se kubera ko hari ikintu cyabaye ni nk'izihe? Nkari ikintu cyabaye cyangwa wenda hari twebwe kenshi na kenshi hari rimwe na rimwe hari abantu bazaga nk'indirimbo tuvuge yaniboneye urwererane rwizihiza izuba ruru
mwagendeyeho muyicuranga. Nje naragowe he ariko iyo ndirimbo tumaze ndi kwibuka ko muri iyo periode Semu yari amaze kwitaba Imana. Bon tuyimba iyo ndirimbo, tumaze guhimba iyo ndirimbo abantu baje gushyira amakomantere ngo n'umugore wa Semu ngo agize ibibazo gutya na gutya ngo bamwaka ibiki. None ntaho byari bihuriye rwose, ntaho bihuriye, ahubwo ni kwa kundi umuntu ibintu bigenda bihura na ma circonstance, ugahirimba nk'ikintu kigahura na circonstance y'icyo gihe, abantu bagashyira mu zindi za commentaire. ubwo mbanza muri gacaca we ruragica nakambere inkiko nyinshi ibintu by'ubusa baranga babinturunguramo Pegishyano. Ahubwo ikintu ndimo gushaka guteganya muri iyi minsi, nshaka kugira ngo nteganye indirimbo iriya ya Semu, ku buryo nashyiramo amazina y'abantu bo mu orchestre Impala bose bapfuye, nkagenda nkaririmba Semu, nkaririmba Sebanani, nkaririmba Soso, nkaririmba Kariwanjenje na Le Maître Rubangi na Tubi. Bose nkabashyira mu ndirimbo igasigara nk'aho ari chef d'œuvre yo kwibukiraho, ikaba nk'indirimbo yo kwibukiraho abacuranzi b'impara. udateguha Imana uhamagaye wumva ufite agahinda kenshi we Hanyuma tugeze Impala mwaracuranze igihe mujyana n'amashyishye kuko na n'ubu muracyavugwa. Ese nk'iyo umucuranzi umwe muri mwe ajya guhimba indirimbo yababwiraga impamvu ahimbye? Ça dépend. Hari kuntu twicaraga umuntu akakubwira ngo bana njyewe hari umuntu wangize gutya na gutya, cyangwa hari umuntu wamaye amagambo, hari umugore ndi kwibuka, hari umugore wigize kuduhamagara aradushakisha cyane n'ingufu nyinshi cyane, aradutumaho turagenda tujya kumusura. Uwo munsi yaresiste cyane, abantu baratubwira ngo tugende, turavuga uyu muntu arakabije, amaze kudutesha umutwe, aradushaka, reka tujye kumureba. Tugezeyo aratwakira cyane, adukorera nka fete, ariko noneho nyuma yaho aza kutubwira ngo hari ikibazo ngiye mfite cyambabaje cyane mu buzima. Nakundaga n'umugabo wanjye, umugabo wanjye yakundaga kunkubita kera, abantu bashatse ari benshi, noneho nyuma yaho nza kubana nawe, tutangiye kubana nawe, nyuma yaho akagenda nkorera amakosa, akaza akankubita nijoro, bigatuma noneho abana nabo bararebaga ukuntu yankubitaga. None nahimbye n'amagambo y'indirimbo, ndi kwibuka hari indirimbo bavuga ngo naguhaye ahera bingoye nibuka ngoye dirira uranga wigira kagarara nagoye. Bon, aya magambo niyo yaduhaye. Ni umugabo we wakundaga kumukubita, nyuma yaho baza gutandukana,
bamaze gutandukana noneho kubera ko umugabo we yari umusinzi yaje kuba umusinzi nyuma noneho baza kumwirukana ku kazi umugore agira amahirwe abona amafaranga yaje kugira amafaranga na muri amafaranga niyo yatwakiriyemo abigira n'ubuzima bwiza cyane noneho umugabo ashaka kugira ngo agaruke umugore aramubwira ngo no ngo byararangiye ntabwo ndamwibuka ariko umugore ashaka ari mu Buraya ntabwo wibuka izina rye sinibuka izina rye naryibagiwe ni histoire yabayeho iyo ngiyo ndimo kukubwira hari indirimbo bita Kaberuka yakunze kuvugwa cyane iravugwa bivuga ko byarabayeho mujye kuyihimba yo mwagendeye kuki tujye kuyihimba twagendeye ku histoire y'umuntu yabayeho yakundaniye n'umufiancé we aragenda ajyana na mugenzi we amwereka umufiancé we urukumva ko mu gihe bagendaga na umufiancé we kera bajyaga gusura tuvuge ubu ngubu tuvuge hari za mobile icyo gihe ntabwo zabagaho urabona nko mu giturage umuntu ajyaga nko gusura umufiancé we baturage cyangwa kuri komiye kera habaga amakomine aturanye kubera distance yari iriho umuntu agiye gusura mugenzi we yageraga nko kuri robine aho twavuga ngo kuri kano umuntu akicara akamanza akaruhuka cyangwa akanywa amazi noneho turavuga ngo ako kantu tugashyiremo kugira ngo nibura indirimbo igire histoire y'indirimbo ibe nziza noneho barakomeza baragenda bajya gusura mugenzi we agezeyo aramwereka fiancé we uko bagendaga bajya kumusura ubwa kabiri ubwa gatatu akabona fiancé we noneho atagiye gukunda wa mugenzi we noneho wa mugenzi we nyuma yaho aza kubabazwa nyuma yaho aza kubona wa mugenzi we wa mufiancé we atagira gukunda wa mugenzi we yari yeretse nyuma yaho baza umugore wa mufiancé we aza kwanga ni wa mufiancé wa mbere Kaberuka niwe wamuciye ku ruhande aza gukunda Kaberuka amaze gukunda Kaberuka wa mugabo aza nyuma yaho baza gukora mariage vuba yari yamaje kumutera penalty yamaje kumutera inda noneho baza gukora mariage vuba Kaberuka arababara Kaberuka yarishima kubera ko yamuciye inyuma ariko wa mugabo wa mbere arababara cyane burya nawe mu buzima umuntu agomba kwitondera Bakaberuka barahari benshi cyane watubwira niho amateka y'impara n'imparage yavuga turavuga y'impara n'imparage nabwo tuzashaka ikindi gihe tufariza n'imparage nawe nditubwireho ariko nk'ibintu dushobora kwibagirwa muri orchestre impara ni ibihe ibintu mwagiye mukora wenda wumva udushobora kuzibagirwa ni ibihe ibintu mwumva mudashobora kuzibagirwa nk'udukoryo niko basigaye batwita tunumva twabaye mu mpara ukavuga ati kano rwose ntabwo gashobora kuzibagirana muri ngewe nkange muri jewe akantu nashobora kwibagirwa hari cyakuvuga kuri ngewe na Sebanani yewe nitwaga Sebigeri urukumva Sebi na Sebanani akitwa Seba noneho ngiye nkitwa Mimi la Rose Sebanani akitwa Pepe la Rose noneho madamu wanje akitwa Muka na madamu wa Sebanani akitwa Muka nikindi papa nawe akitwa Murengera Ntwari na niso wa Sebanani akitwa Nyiri Ntwari akonga ko nakakoryo kabaye keza twigeze kuganiraho na Sebanani iyo coincidence yaranshimishije cyane kubyo nashobora kuyibagirwa n'ikindi cyatumye n'ikindi kintu nabonye kiyabaye kiza burya Soso nawe Soso yari mutoya
Rubangi akamukurikira, akaba ari mukuru, hagakurikiraho na Kari Wanjenje. Urabona ko ari batatu nabo bavaga indimu. Urukumva ari Sosomado Wanjenje, Le Maître Rubangi na Kari Wanjenje. Urumva byose nabo bari même famille. Icyo kintu nacyo cyari cyiza cyane, cyarashimishaga. Ikindi kintu na cyashimije mu ma concert twagendaga ducuranga, hari umuntu yavuze ko nere kuzamuvuga izina, twakoze concert muri stade regional hari Nyamirambo. Tugeze aho ngaho uwo muntu bamba amafaranga 200 ngo nagende agiye kugurira amaguru y'ihene. Aragenda ari umwana, yumvise ko hari concert y'impara, ahita aza muri stade, arishura yinjira muri concert. Noneho tugiye kurangiza, kubera ko baduhaga amafaranga, batondaga umurongo, abana bari kuzana amafaranga n'abantu bakuru bakuzana kuri podium. Noneho tubiwe yageraga abantu benshi cyane, abantu benshi batondaga umurongo nk'abantu bashyira amafaranga mu mufuka. We yaragiye afata ya mafaranga 200 ayavanamo mu mufuka wa Tubi, ashyiramo ibipapuro, avanamo amafaranga 200 ya Tubi. Noneho aragenda ahita yiruka atangira kujya iwabo. Ageze iwabo baramubaza ngo kuko twagutumye kuva cyage saa 8 byageze gute? Ngo niwe ndi gushaka ya maguru ihene, ngo none kugeza muri aya masaha nayabuze amafaranga yanyu, ndera amafaranga yanyu. Icyo kintu nacyo cyaranshimishije. Hari n'undi muntu wabigeze kumbwira tugeze gucuranga aho ngaho nk'iyo ndirimbo twavugaga yakaberuka yari le 11 combien nibagiwe tari le 11 z'ukwezi kwa February, iyo ndirimbo twigeze no kujya mu by'Imana turacuranga. Hari abakobwa mu by'Imana baje kutureba, bageze aho ngaho bose barakererwa kujya mu ishuri, ku buryo n'ubu ngubu ejo bundi hari umudamu twahuye nawe arambwira ngo uribuka ko twagize échec mu ishuri twese muri conduite, tugira échec kubera impara. N'ubu ngubu ntabwo nzibagirwa mu buzima bwanjye impara. Hari n'undi nawe wigeze kumbwira bagomba kujya kubaga, bamuha rendez-vous yo kujya kumubaga nko kuwa gatanu, tugomba gukora concert ku cyumweru. Aho yanga aravuga ngo nibajye kumbaga nshobora gupfa ntabonye impara. Noneho ya rendez-vous ya docteur arayisimbuka, aza muri concert y'impara, aza kureba impara. Noneho amaze kureba impara, nyuma yaho asaba indi rendez-vous ya kure, ariko baje kumubaga arakira, ariko nibura yabonye impara. Icyo kintu nacyo cyaranshimishije. Hari amahistoire menshi cyane. Hari abandi bavuga ngo ngewe nacuruzaga papa nkagenda bika amafaranga 20. Noneho bagaza gukora concert wacu, ya mafaranga papa nasobanukiye ukuntu yahombaga, kandi yaracuruzaga ariko ntabona ukuntu nabonaga amafaranga. Haza mu gitaramo cyanyu kubera mwebwe. Hari histoire nyinshi cyane n'abantu. Iyo mpwera abantu, buri muntu wese arambwira ngo ngewe mwankora ibi n'ibi, undi nawe akambwira, ku buryo nawe ubwawe bashobora kubaza ngo urabona ko uri umwana, ntiwigeze byari byose, ntiwigeze ubona impara, ariko ko uyumva ubu ngubu urayibona gute? Nawe ndakubaza icyo kibazo. Nanjye ni mpamvu mba naje hano, ubona ko ari orchestre nyine niyumvisha indirimbo zayo umva ko ari indirimbo zabaga zicurangitse rwose, ku buryo ari indirimbo z'umwimerere, ku buryo niyo mpamvu usanga n'abantu benshi bakomeza kuzibazaho cyane, bibaza ati iyo impara ya orchestre imeze gute, ugasanga n'ubu ngubu abantu nyine barabyibazaho cyane, kandi wumva ko n'ubu zigifite sigise niko navuga, kubera ko abantu benshi no mu bisope no wumva arizo bacuranga. Niyo mpamvu navugaga ngo byakabaye byiza ko twakora ikintu kimeze nka concert, umuntu akazenguruka nk'u Rwanda rwose, ngazenguruka mu Rwanda rwose, noneho nibura abantu bakagira souvenir y'impara. Nabo ngabo tuzigisha, nkabereka tuzakora nabo repetition, nabo nkabereka nk'amabanga y'impara, ukuntu twacuranga, twatangira ama composition, bigatuma nabo bana nabo bazamukira aho ngaho bakakora ama recherche
baturutse ku bintu nagiye nanjye mberekera kwa. Wenda dusoza twenda kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, wenda mushobora no kuzatwemera tukanakomeza hari ibindi bishya wenda tuzagenda tumenya nyuma. Hari amazina mwitwaga kumva nkawe, kumva izina ryawe ngo Mimi La Rose, undi kumva ngo Pepe La Rose, ngo Soso Mado Tubirando. Ari amazina mwayiswe nande, byagenze gute? Au micro, troisième voix, vous avez le maître Rubangi. Je crois qu'il a un peu à vous dire. Diego. Toujours en compagnie de l'orchestre Impala de Kigali. Ari amazina ngewe nk'izina ryanjye par exemple. Ngewe nkiri mutoya nigeze gucuranga nkiri mutoya ndi kumwe n'abantu bakuru i Lubumbashi. Barapresentaga buriya mu gucuranga bakunda gupresenta abantu abacuranzi benshi bakugira amasurnom. Nkanjye ntabwo narizi iby'amasurnom, abo ngabo nibo bansurnomye Mimi La Rose. Yuko bavugaga bakivuga bari gukora ama presentation bakavuga ngo elle est tout petit Mimi La Rose. Urukumva icyo gihe nari ndi mutoya. Bon, noneho tuje no mu Rwanda nkomeza kwitwa Mimi La Rose. Sinanizi byari bikubera ko surnom irafata cyane kurusha andi mazina. Bon, twicara na Sebanani nawe turamubwira ngo nawe nashaki izina, nawe Sebanani yitamo izina rya Pepe La Rose. Bon, Soso we yarasanzwe arifite yitwaga Soso, na yarafite surnom kuva kera yitwaga Soso. Ubundi amazina y'ubwite ni Gasasira Jean Felix. Ari na Karimunda Jean Pierre nawe yarafite bamwitaga Kari wa Njenje. Njenje yari sekuru. Yari sekuru niyo yitwaga Njenje. Na Rubangura François nawe yitwaga le maître Rubangi. Ngenzi Fidel nawe bakamwita Fidel Jakar. Semu nawe bakamwita Semu wa Semu. Semu yitwaga Semu Jean Belcumance. Na Tubilando yitwaga Gasigwa Abdulatif, ariko kubera ko yari munini bakamwita Tubilando. Sebanani nakubye Pepe La Rose. Kubera ko nitwaga Mimi La Rose nawe kubera torakundanaga n'abantu barabizi, ariko nitwaga Mimi La Rose nawe ahitamo kwiyita Pepe La Rose. Muri abo ngabo urumva ko mwatangiranye muri mu mpara bamwe bagenda, wenda nk'umuntu wa mbere wavuyemo mu mpara kitaba Imana ninde? Wa mbere witabye Imana ubwa mbere ni Semu. Hari muri 80 kangahera 84 gutyo haza gukurikiraho we yishwe n'umwijima. Haza gukurikiraho Soso niwe wakurikiyeho, nawe yapfuye mbere y'intambara, mbere ya jenoside. Bon, Soso yishwe byari byose numva bimeze nk'uburozi, bavuga ngo n'uburozi bari ikisimbiza, ariko naje kumva hari umuntu wigeze kumbwira ko bari kumwe ngo bashobora kuba barabaroze bari kumwe nawe. Numva ari uburozi, ariko twe ntaho twigeze tubimenya, twari tuzi ko ari uburwayi, baragereza kumuvura biranga yitaba Imana. Hagukiraho na Tubi na nawe yapfuye mu ntambara, sinzi ukuntu yapfuye. Na Rubangi nawe yapfuye muri Kongo mu ntambara kwa. Noneho Kari wa Njenje nawe yapfuye ejo bundi hashize imyaka niba ari 4 ubu ngubu kucyo. Nawe niwe yitabye Imana. Ubu ngubu dusasigaye ngewe na Fidel Jakar. Sebanani nawe yapfuye mu ntambara. Yapfuye muri jenoside. Bamwishe muri jenoside. Fidel Jakar we abahewo. Fidel Jakar ubu ngubu Nyamirambo akora muri Onatracom. Mujya muhura rero mukaganira? Oya n'ubundi urabona ko dusa n'abakuze cyane. Tujya dutumirana tugatembererana cyangwa tugakora sortie tukajya kwicara ahantu hamwe tukaganira ibintu bya kera. Yuko hari ukuntu tujya tuganira
nk'ikintu kimeze nk'igiswahili ku buryo udashobora kucyumva kimeze nka argo. Tuba dufite buriya ni na n'ururimi rwacu n'abantu bari bo bose bashobora kuza bakicara ngaho ntibarwumva. Mwari mufite ururimi rw'impara gusa. Rw'impara gusa. Watubwira nk'agake wenda nk'akantu kakusoba nk'abantu iyo mwashaka kuvuga nk'icyo wenda mwabigenzaga mute? Kangoye nk'akantu kamwe sibyo n'urugero. Fidel Jakar iyo umuntu yashaka kumuhamagara ntawe twamuhamagara ngo Fidel Jakar oya twamwitaga muri iyo argo twamwitaga nange urukumva. Bon ngewe par exemple bashaka kumuhamagara muri iyo argo banyitaga ngo labuti urukumva. Ako gako ni akantu nashaka kugira ngo nkwereke gatoya akandi ushaka kuvuga ngo gumpamagara iki ukamubwira ngo ni manankwa urukumva kugira ngo umuntu abyumve biragoye. Urwo rurimi ni mwe bw'impara ni rwacu rw'impara twicaraga dushaka kuzimiza mu bantu bose twararuganiraga ntagire umuntu kumwe cyane buri hafi buri gihe nimugoroba twarahuraga dukorera ama repetition tukaganira urwo rurimi. Mu mpara mwaje kuguma muri batandatu kurinda bamwe batangiye kwitaba Imana. Nyuma yaho twaje gutandukana Soso agenda muri hari muri 89 gutyo. Soso 88 gutyo 89. Soso yaje baje gukora groupe yabo. We nande? Soso ko bavindimwe bose. Soso Rubangi na Kari bakora groupe yabo yitwaga ngo Nyana ni ya Mweru nuko bayise. Bo noneho turatandu bavuye mu mpara. Noneho twebwe tusigarana ngewe Sebanani na Tubi na Fidel natwe tukomeza twita impara. Turakomeza twita impara. Icyo gihe ndi kwibuka ko tugeze no gucuranga n'umugore wa Sebanani nawe icyo gihe turamubwiye ngo nawe azaze bakomeze ducurangane namwe nawe. Tubakomejanye na Sebanani. Hanyuma nyuma gutandukana kwanyu se byagenze bite? Mwabayeho mute y'amasegisi yanyu ntiyagabanutse? Oya niho nyuma yaho niho abantu bari batangiye gupfa Soso arapfa. Nyuma yaho n'intambara iratera ibintu byose birazamba. None nk'ubu ngubu iyo wicaye ugatekereza ku kuntu orchestre Impara yabayeho nkawe nimba ufite abana wumva nta kintu ushobora kuzabasiga nk'umurage wenda kuri orchestre Impara nta bagukurikije? Nyewe iyo cyane ikintu njya ntekereza iyo ntekereje nk'impara cyane nkabarota successivement bikurikiye buri munsi nkabagenda mbabona yuko mitamo kubatura igitambo cya misa bikatuma nduhuka ku mutima. Mu bana bawe ntawe ukurikije? Mu bana banjye ntabwo nigeze mbigisha muzika. Ntabwo nigeze mbigisha muzika kubera ko buriya muzika ni nziza ariko ushobora kwigisha nk'umwana ni byiza ariko ushobora kwigisha nk'umwana akararuka. Ça dépend. Niyo mpamvu yewe nirinze kwigisha abana banjye muzika kubera ko bamwe nawe si bose ariko kenshi bituma umuntu atagira avenir nziza nuko ngiye nabivuga yuko kugira ngo natwe tugire ari amasuccess na amahirwe cyane yuko kugira ngo ugire amasuccess nk'ariya ukabona n'amafaranga ni ibintu birabakeya rwose. Sinzi uzarebe n'abacuranzi iyo batabonye ama sponsor biramupfana. Et au micro, deuxième fois, vous avez votre serviteur de jour, Soso Mado Wanchenje. None nk'umuntu urimo kumva Mimira Rose ni umuntu umeze ute? Wenda tugarutse kuri wo nk'umuntu urimo kumva Mimira Rose ni muntu ki? Ni wowe wagomba kubivuga kubyibaza ngo ni muntu ki ni wowe icyo kibazo ni wowe wagomba kugisubiza. Nuko wowe yewe
umukozi wo muri TPIR niho nkora, nkaba ntuye mu Gasyata, nkaba mfite imyaka 57. Urubatse? Ndubatse, nkaba mfite n'abana, abana batandatu. N'umugore umwe. Buri joro ndamurota icyazana ngo tubane, kabeho mwana twareranywe, kabeho mwana twareranywe, nange iyo mbonye ikikuriza, undi yambonye ikigusetsa. Wambwiye ko mujya gutangira orchestre yanyu mujya kuyita Impara, mwatekereje ko muzagira n'ababyinnyi bizitwa imparage. Imparage zo zari abantu bameze gute? Imparage bari abakobwa bakundaga kubyina izi ndirimbo z'inyarwanda, noneho natwe turavuga ngo ibyiza nuko tuba tumaze kugira amasikisi, turavuga ngo ibyiza nuko twazana noneho twashaka abakobwa noneho kugira ngo duhindire jeu de scène ukuntu abantu bajya bareba, ntibarebe gusa abagabo bari kubyina, noneho hanyuremo n'abakobwa. Noneho icyo gihe tuhitamo gushakisha imparage, noneho tukajya dukora indirimbo tukazarenregistra tukazibaha, bo bakagenda bakajya kwitoza. Hari umuntu wabatozaga, bo bakumva izo ndirimbo bakazibyina, noneho mu gihe tushaka gukora ama concert tukitoza hamwe nabo, tukareba ukuntu babyinye, tugakosoramo bimwe na bimwe, ariko bigatuma nibura haba variété ya musique n'amadanse muri orchestre yacu. None se murabona muri muragenda murasaza uko musigaye muri babiri kandi muri bamwe mu bacuranze mu Mpara kuva kera. Nuhe murage mugiye kuzasigira urubyiruko rw'ubu ngubu mu bijyanye na muzika? Urubyiruko izamuka, ngiye inama nabagira, ni byiza, ariko benshi urabona bashaka kwimita indirimbo zi mu Buraya, kandi ni ikibazo yuko uramutse ugiye mu Buraya uzahura na babandi bacuranga, sinzi niba uzacuranga izo ndirimbo zabo niyo ritme yabo ubizashoboke, ukumva ko uzagira ikibazo. Nabagira inama ko bagerageza gukora variété, no kuvuga bakora recherche, bagatangira kuri izo ngizo, ariko bakagenda bashyiramo utuntu tw'umwimerere nyarwanda, byatuma abanyarwanda nabo n'abanyarwanda nabo byabashimije, kubera ko culture y'u Rwanda ntabwo yagenda isibangana. Yagagombye kugenda, ntibavuge ngo ni ballet national igomba gucuranga gusa, oya, n'aba ba musiciens nabo bari kuri top, nabo abantu benshi barimo kudusaba icyo kintu, bavuga ngo tubabarire nibura basi mukore igitaramo abantu bishime, babone bibuke souvenir y'Impara. Ubu ngubu ndimo gushakisha amafaranga, byakabaye byiza mbonye umuntu sponsoriza nawe ntamubona, ko byakabaye byiza ko abantu bamfasha, tuvuge nk'ari amasosiyete akomeye akamfasha, n'ari amaradiyo, kugira ngo nkore igitaramo concert ikomeye cyane nko muri stade, ku buryo nakora ikintu cyasigara ari nka kashe, bakaza bakareba ukuntu Impara zacurangaga. Nabo ngabo niyo concert nakora ikitwa concert y'Impara, ntabona yindi zina, ni Impara, bakaba n'imparage, kubera n'abakobwa nzashakisha n'abakobwa natoza, ku buryo baza nabo bakabyina indirimbo z'Impara. Ndabizi ko bizamfata amafaranga menshi, yuko ubu ngubu ndimo kubara ngasanga bishobora kuzageza nko muri miliyoni, ari gukodesha, gushaka imyenda y'abacuranzi n'ibiki byose turimo kubyiga, ariko byakabaye byiza umuntu abonye abantu bamusponsoriza, byangira akamaro kurushaho, kugira ngo ngiye nshake byose ngiye jyenyine.
None dusoza kino kiganiro nubwo wenda gitaro ufite ari y'umuriro ariko watunyirizaho gatoya ukibutsa nk'abakunzi b'impara ukibutsa bakakwibutsa wenda mu ndirimbo imwe. Reka mbibutse mu ndirimbo y'impara yitwa Philomena. Reka ntangireho gatoya kugira ngo bagire igitekerezo cy'impara ukuntu yatangiraga, ariko nabwo birababaje kubona igitari ari electrique nkaba ngiye kuyicuranga nta muriro. Mwihangane. Buiza Philomène. Filos mwana muda wino tubane Zarigeza no disiwe kugira ngo nibere hamwe nawe uzi no kunamura gutekereza. Je ne fais toujours que ça. Buiza Philomena. Bon, ako ngako ni ntangiriro. Filos nagukoze kuva kera udisiwe uzi no kunamura gutekereza. Je fais toujours que ça. Mama we shenge we Filos nagukoze kuva kera udisiwe uzi no kunamura gutekereza. Je fais toujours que ça. Mama we shenge we iki rero cyari ikiganiro twagiranaga na Sebigeri Paul Mimila Rose aho twari twamusanze iwe mu rugo aho tuye mu Gasyata kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Werurwe muri uyu mwaka wa 2012 ngiye mwari kumwe ni Olivier Muhirwa. Muri kumwe na orchestre Impara harimo Bugi Muratema